hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo tayare indi bombe indi ntwaro ikomeye cyane imanutse hano mu Nzove. Uramureba uwo musore wambaye agapira k'umukara, muramubona uwo wambaye umukara, muramubona uri hagati kabisa utarawuteraho. Ni umusore w'umuhanga, ni umusore ushoboye kandi ushobotse. Tade mu gukora isuku ahisemo no kuba yagira ute no kuba yamanura intwari ikomeye cyane ngize hano muri test hano rwose mu Nzove. Nyuma yaho muzayibone ibica bigacika muri transfer window yo mu kwezi rwose kwa mbere. Muramubona neza cyane, Adama Bagayo gahagaze neza cyane. Murabona uwo bita Gruware Tambwe, murabona Pavel Nzira, murabona uwo bita Eve, murabona uwo bita Azizi Basane Kuranya. Mohamed Cheri nta uri hano, murabona Yusu Dianye. Mohamed Cheri nta uri hano kabisa. Ibintu birakomeye. Murabona Idrissa Koyate nyuma yo kugwa muri bordure, murabona nawe yagarutse ameze neza cyane. Ni imyitozo rero ikomeye cyane, ni imyitozo ikakaye, ariko ni imyitozo abatoza ndakurahiye ntago bigeze bakandagira hano mu kibuga. Ngo bimeze bite? Umutoza Afamia Rotifi yaje azana na Rotifi w'umusaza ari kumwe n'uwo bita Haruna Feruzi, ariko abakinyi bonyine nibo barimo barikoresha. Hasize iminota igera kuri 40 umusaza Afamia Rotifi na Rotifi bose biyicariye ku gatebe. N'aya makona ureba yatewe, aya makona yatewe n'uwo bita Haruna Feruzi. Nawe umutoza ahise amuhamagara amubwira ati ngwino tuganire. Menya yamubwiye ngo sinongere kukubona mu kibuga. Abakinyi bakoze imyitozo n'abakinyi 13 ubariyemo na Faringanye, n'abakinyi 13 ubariyemo nande na Faringanye. Urumva rero ni imyitozo ikomeye cyane. Uyu mukinyi w'umunyakameruni nawe turaje tumurambure. Reka nizere ko wamaze gukanda subscribe. Muramubona neza cyane, uwo bita Faringanye, muramubona neza cyane kabisa. Ni imyitozo rero ikomeye, ni imyitozo ikakaye cyane. Abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport ubona ko abahari bagarutse neza. Ukibaza ngo ikipe ko yahamagawe ko hagiye abakinyi batarenze 4, kubera iki none atuvugana abakinyi bari hano ku kibuga cy'imyitozo ari abakinyi batarenze 13 bitabiriye imyitozo y'uyu munsi ubariyemo na Faringanye? Turabizi ko hagiye Abedi. Mumbabare mumbwire koko, mumbwire biri muri Murera. Rero Prosper yatunguranye agera hano mu Nzove, ahagera abatoza bicaye banze gukoresha imyitozo. Dore ngabari iriya munimo murababona hirya iriya bariyicariye kabisa, ntacyo bibabwiye. Aya makona yatewe n'uwo bita Haruna Feruzi, nawe bamuhamagaye ati nawe ngwino wicaresha maze turebe aho Tade bizamugeza. Ariko amakuru mfite niko Tade ngagiye kumanuka n'umujinya n'agahinda, umujinya n'akababaro, avuga ati bino murimo murankorera ni ibiki? Ngo yateguye icyo bita impapuro nini zuzuyeho ibibashinja, harimo no gutakaza kuza ku kazi ntibagakore bakiyicarira. Ibintu byakomeye muri Murera, ibintu byahinduye isura, ibintu byabaye ibindi. Uwo bita Tade arimo aravuga ati bino ntago bigomba kuba. Ariko Prosperi kuba yamanutse hano mu Nzove byo ni ibindi, ibintu bikomeye. Muri make ibyo muri Rayon Sport ni umuriro ugomba kotera kure. Ibintu byakomeye, ibintu byakaze, ibintu bya dore ngo Prosperi wamubonye Prosperi, dore ngo kabisa wamubonye, dore ngo Prosperi mu gusesekara hano mu Nzove. Dore ngo Prosperi agera hano mu Nzove. Mangira ngo amakuru yose mutazababona mwayabonye. Hoti Rwanda na Hoti News nibyo binyamakuru bize imbere kukugera kuri tere kandi bikakugezaho amakuru ya nyayo. Na niyo mpamvu tukubwira ngo ushaka kwamamaza ibikorwa byawe wakwamamaza kuri Hoti Rwanda na Hoti News. Facebook ni Hoti News, TikTok ni Hoti News, YouTube ni Hoti News ndetse na Hoti Rwanda. Ubundi ibikorwa byawe bikarushaho kugenda abigera kure. Twandikire kuri 0733958508 ndetse ushaka no kuzamura cyangwa se gutunga YouTube channel yawe iri monetized, twandikire kuri 0733958508. Ubundi ibikorwa byawe byose birushaho kugera kure. Bose babimenye, bazabimenya kandi nibyo koko bazabimenya. Ni wamamaza hano ku kinyamakuru cya mbere kikugera kuri tere kandi kikakugezaho amakuru ya nyayo.
rero ngo hari ibice biri kuba muri Rayon Sport, bamwe bari kuba ku ruhande rwa Paul Muvunyi, abandi bakaba ku ruhande rwa Tade. Tubara abakinnyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 ubariyemo nande, ubariyemo n'uwo bita Faringanye wavunitse, urimo uragenda akora uburyo yakongera utubaraga arebe ko nibura mu kwezi kwa 11 azaba arimo aragerute ari gukina baro. Abandi bakinnyi bose bahagaze neza, havuyemo uwo bita Asumani ufite ikibazo cy'imvune, ukibaza ngo ba Yves barihe, ba Emery Bayisenge. Ibintu birakomeye muri Rayon Sport, ibintu birakomeye, ibintu byabaye danje ho kabyarawe, ibintu byabaye ibintu byakomeye, ariko ibanga nta rindi ni ugukanda subscribe ubundi ukajya ubona ibikorwa byiza ugezwaho natwe. Rero ngo bamwe bari kuvuga ngo umutoza Family ya Rotifi ngo nagume hano, abandi bakavuga ngo umutoza Family ya Rotifi nagende. Ibyo rero nibyo byateye ikibazo muri Rayon Sport, anariyo mpamvu Family ya Rotifi yaje hano ku kibuga cy'imyitozo akanga gukoresha imyitozo, ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Mureke tubanze dukurikire iyi operation yose, ibindi byose tuze kugenda tubivuga nyuma. Murakoze cyane. Umweyo mu ikipe ya Rayon Sport ugiye gutangira kuvuza ubuhuha. Perezida Tade yabonye bitazoroha nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane yagiranye na bamwe mu bayobozi bafatanyije mu ikipe ya Rayon Sport, asanga bari kumusiga mu ntambwe 18, afata umwanzuro ukomeye cyane. Umweyo, isuku, byose bigiye gukorerwa rimwe mu ikipe ya Rayon Sport. Ngo bimeze bite rero? Reka nizere ko kanze subscribe kuri Hot News, ikinyamakuru cya mbere kikugera kuri tele kandi kikakugezaho amakuru yizewe mu bijyanye n'ikipe ukunda ariyo Rayon Sport. Igikano cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Urakenewe, ndagukeneye, urankeneye, kugira ngo ibikorwa byawe birushaho kugenda bigera kure. Wamamaza ibikorwa byawe, amamaza kuri 0733958508, ubundi ibikorwa byawe birushaho kugenda abigera kure. Niba unakeneye gutunga YouTube channel iri monetize, ihembera kugiye kandi yema amafaranga menshi meza, twandikire kuri WhatsApp n'ubundi kuri iyo nimero ya 0733958508, ubundi iyo nimero uyisanga no muri description. Ibintu byose bikarushaho kugenda abimera neza. Aya ni amakuru uyu yizewe kabisa tugiye kuba twabagezaho hano kuri Hot News. Wewe wahisemo gukanda subscribe. Mu ikipe ya Rayon Sport rero bimeze biti? Ishyamba ririmo rirashya mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport abayobozi uko ari 12 bananiwe gushira hamwe, babaye ngaza ntumwa za Yesu zavuyemo umugambanyi agambanira ubwoko bw'Imana, agambanira Yesu ngo nabambwe kandi koko azi icyo yabakore. Atari kuri muragambana uyu munsi wa none, ati nawe bishobora kumurangirana nga Yuda, ashobora kurangira buze pfo na ruguru, ashobora kurangira kwe muri Rayon byiteka, ntazamenye uko bigenze. Abareyo bo baravuga ngo Tade najye ku ruhande ubundi biyirukanire umutoza. Abo n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ati Tade wowe ugiye ku ruhande gatoya ng'abafana ba Rayon Sport, tukwereka uburyo tugiye kwirukana umutoza Family ya Rotifi. Tade akavuga ati oya, ntago byananiye, ahubwo mureke nanjye mbere ku buryo twirukanamo umutoza Family ya Rotifi. Urumva rero ibintu birakomeye. Bamwe bajyamye kuri Family ya Rotifi ngo bagiye kujyana nawe. Hari ikindi barimo barashinja uwo bita Paul Muvunyi ngo ntago arimo araryama ku kuri, ahubwo Paul Muvunyi ngo yigize ntibindeba, arimo arareba hirya akareba hino, ngo yarangiza akavuga ati mwe murakubitana gato ndaje. Abagabo bakajyaho bagakubitana imitego, abagabo bakajyaho bakagwana. Mu by'ukuri ntawe kubakiza, kandi wakabaye abakiza uwabazanye wakabaye abakiza adashoboye kugira ute, adashoboye kubakiza. Ati ibyo ngibyo byateye ikibazo. Rero mwegere hino, ikiganiro cyose tugiye kucinjiramo byimbitse, tugiye kucinjiramo byanyabyo. Operation imeze ute? Operation Family ya Rotifi natuvire muri Rayon Sport, niyo operation niko twayise. Rero muri iyo operation harimo imitwe ibiri ihanganye. Harimo umutwe utifuza ko
umutoza Afami ya Rotifi yasohoka muri Rayon Sport. Hakaba undi mutwe uraho ngaho uvuga ngo uko byagenda kose kukabi nakeza Afami ya Rotifi arasohoka muri Rayon Sport. Umutwe urimo Munyakazi Sadati cyangwa se uruhande ruriho Munyakazi, reka dukoresha uruhande ruriho Munyakazi Sadate, Uwayesu Jean Fideli na Tade n'abandi bagabo batatu tudashaka kuvuga none, ariko nabo tuzabavuga nibiba ngombwa. Bo barifuza ko Afami ya Rotifi bateranya amafaranga ye agasoka muri Rayon Sport, aho kugira ngo Rayon Sport yari nziza ihinduke nziza kurushaho, ahubwo Rayon Sport yari nziza iri guhinduka mbi. Ko Rayon Sport ikibura n'umutoza, ikibura n'ubwumvikane, ibintu byose bikarushaho kugenda bimera neza. Abandi nabo barimo Prosperi, barimo Rwagacondo, barimo Murenzi Abudara, binavugwa ko bashobora kuba bari na Paul Muvunyi nawe abari inyuma. Ntibifuza ko uyu mutoza Afami ya Rotifi asohoka muri Rayon Sport. Ariko nk'umutoza Afami ya Rotifi akaba yaregeye perezida wa Rayon Sport, aramubwira ati nkimara kubona ko ari ufite ijambo rya nyuma mu kunyirukana, nemeye kukubera umutoza muzima. Tade aramubwira ngo iyo ni kandanda y'abasevire, iyo wafashwe ushakisha uburyo ubigenza, ati ibyo ntibikunda. Wibuke ko kuru ya Munyakazi Sadate, Uwayesu Jean Fideli na Twagirayesu Tade ni y'abakomando. Bo baravuga ati ibintu byose tugomba kubikora kamageshi. Ati wowe ugerageza kumbesha, ariko nge mba nakubonye, mba nakurabutswe, mba nagukubise ijisho. Koko se ushobora kuyobora Rayon Sport ninde? Ni wa wundi ushobora guhuza abareyo bose? Ntago guhuza abareyo bizigira bibaho, ntago bikunda. Ahubwo umuntu ushobora kuyobora Rayon Sport ni wa mugabo ushoboye gufata imyanzuro aho bikomeye, agafata umwanzuro wa wundi bagenzi be babona kugayitse, ariko wa wundi uri buze gushimisha abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi wa none kwirukana Afami ya Rotifi nibyo byonyine byerekana ko Tade ashoboye kandi ashobotse, ashobora no kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Rero muri international break, Tade ngo n'abatarirukana Afami ya Rotifi, abafana barahiye ati twebwe tuzamwirukanira. Abafana bakaniye ati Tade rwose rutatwirukanira Afami ya Rotifi, twebwe ubwacu ng'abafana tuzagira ute, tuzamwirukana. Twikomereze rero ngo bimeze biti. Abafana ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ntibifuza Afami ya Rotifi. Abakinyi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport baravuga ati rero uriya ni umutoza, nibyo turamwemera, afite lisansi twebwe tudafite, turabyemera. Atariko lisansi afite ntago ari zo kuduhindanya. Twebwe turi abakinyi, tuzi icyo dushaka ni ugukora Rayon Sport neza, tukabona isoko riruta irya Rayon. Ati rero kudukinisha uyu munsi wa none, ejo tukava muri Rayon Sport twerekeza muri Etincelle, twerekeza muri Musanze cyangwa Marine, ataho ngaho nta kariyeri, cyangwa twerekeza muri Gicumbi cyangwa Muhanga, ataho ngaho nta kariyeri tuzaba dufite. Ati twebwe dushaka kuba abakinyi bazima bashaka isoko, atari ku mutoza nakomeza kutwikira isoko ntago biri buze gukunda. Abo n'abakinyi b'abasiniya mu ikipe ya Rayon Sport barimo baravugira abagenzi babo baba batumye, barimo baravuga ngo umutoza ari kuduhemukira, umutoza arimo aratwica iyicarubozo. Impamvu arimo aratwica iyicarubozo, umukinyi wari mwiza ari guhinduka mubi, wari mubi akaba mubi kurushaho, kandi icyo umutoza ababereyo ni ugufata wa mukinyi, ni ugucura uburyo bwinshi mu bakinyi, ku buryo umukinyi wese agomba kwigira icyizere cyo kujya mu ikipe cyangwa se cyo kuba umusimbura cyangwa se akaba yabanzamo, ariko ugasanga umukinyi wa mbere n'uwa kabiri ntaho wagira ute, ntaho wabatandukanyiriza. Rero iyo karite Afami ya Rotifi ngo ntayagize ute, ntayo afite. Rero kuba Afami ya Rotifi adafite iyo karite, ibyo ngibyo byatangiye gutera ikibazo gikomeye cyane. Barimo baravuga ngo mwoka byaramwe, bino bintu ntago biri kugenda neza, mudufashe ibintu birushaho kugenda bimera neza, ibintu birushaho kugenda biba uburyohe. Afami ya Rotifi mu mwirukane mu mukure muri Rayon, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza. Rero abandi bakavuga ngo ubwabo n'abafana n'abakinyi mu buyobozi. Rero igihande kimwe ati yego nibyo Afami ya Rotifi agomba gusoka muri Rayon Sport, dore ko atari natwe twamuzanye, kandi tukaba dufite amakuru menshi ko
hari bamwe bazana abatoza cyangwa se bazana abakinyi mu nyungu zabo bwite. Ati rero kuba bazana abakinyi mu nyungu zabo bwite bavuga ngo nidukenera kubetinga tuzabwira umukinyi n'umutoza uwo mukino bawutange batsindwe tubona amafaranga nabo babona amafaranga. Ibyo ngibyo ntago ari byo. Arega abenshi hari benshi batazi Rayon Sport. Rayon Sport ni igicuruzwa. Impamvu mvuga ngo Rayon Sport ni igicuruzwa nute? Kuko Rayon Sport ugiye ukadiringa ugatsindwa ukabetinga wakubaka na etage 10 mu mwaka. Ko Rayon Sport ni yakipe buri Rayon Sport igiye igakubita APR, ikaza igakubita Police, igakubita Kiyovu, igakubita AS do Kigali, igakubita Gorilla na Gasogi, ariko yagera kuri Muhanga ikitsindishwa. Wasizeho miliyoni 10. Uribaza Rayon Sport inshuro ya Muhanga ko yabikubiye inshuro 10 gutsindwa na Rayon. Ibaze noneho washizeho miliyoni 200 papa. Ibaze wabuce miliyari 2. Ibaze uburyo bano bagabo baba bashaka gukoramo amadiro. Ati rero niba hatarimo abari kubetinga cyangwa se batazana abakinyi muri defense ngo bazane umuzamu mureke tugirute turebe. Rero muri aba bagabo badashaka ko Afami ya Rotifi asohoka, nta nibo bahatiriza Nsabimana Aimable yagume muri Rayon, nta nibo bazanye Ndarindwa Aimable, nibo bazanye Rushema Chris, nibo bazanye bano bakinyi ubona Rayon Sport yaguze uyu munsi wa none kabitari miragirute kabitari mirakoresha. Noneho Tade nawe akavuga ngo muravuga ko twaguze abakinyi babi, atari ko sari umukinyi n'umwe naguze. Abakinyi bose ko ari umutoza wakoreshaga wabakoreshaga teste akababwira ati nimuze nabashimye, ni ngiye waguze abakinyi cyangwa ni mwebwe mwaguze abakinyi. Ngibintu biri muri Rayon Sport ngo byakomeye, ngo barimo baraterana amagambo, barimo baraterana icyo bita gapira ngo babuze ugasama ngo ninde. Muri make ntago bamenya ngo ukosheje ninde utarakosheje ninde. Ati kuko bose bamaze guhinuka abanyamakosa, ibintu byakomeye. Ibyo rero muri Rayon Sport ngo bikemura ninde ni Perezida Tate. Atari kabareho nibyanga ati bari buze kwitabaza umukuru w'igihugu amanuke muri Rayon Sport, Perezida yimanukire azakemure rwose ikibazo kiri muri Rayon Sport. Ati naho nibitagenda uko ngo Perezida amanuka azakemura ikibazo kiri muri Rayon Sport, muri Rayon Sport ngo muri buze kuhabona ibintu bikomeye cyane bya bindi biremereye ngo mwabuze uko mubigenza. Ati muri Rayon Sport ibintu byakaze, ibintu byakomeye. Kandi nawe wabireba koko ugasanga muri Rayon Sport ibintu byakaze, ibintu byakomeye. Aha nzaba mbariro. Reka mbashimire rero mwebwe mwahisemo gukurikira Hot News, ikinyamakuru cya mbere kibagezaho amakuru yizewe muri Rayon Sport ndetse no mu yandi makipe muri rusange no mu yandi makuru ashamikiyeho. Murakoze cyane.